U Rwanda ni igihugu gifite ibyiza byinshi nyaburanga birimo n'ibirunga bikikijwe na parike yabyo icumbi ry'ingagi. Iyo nyamaswa ubushakashatsi bwagaragaje ko ariyo kiremwa gifitanye isano ya hafi n'umuntu nk'uko bigaragazwa n'igikanka n'igihagararo cyayo, aho usanga abanyamahanga batewe amatsiko menshi no kuyimenya ku buryo bafatana za rutemikirere bakambuka amazi magari bakaza mu Rwanda kuzisura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ishami ryacyo ry'ubukerarugendo rivuga ko Abanyarwanda basura ingagi bishyura amafaranga 30,000 mu gihe abanyamahanga badakomoka mu karere u Rwanda ruherereyemo bo bishyura amadolari 750 angana n'536,550. Gusura ikirungu ukagera ku gasongero kacyo ngo abanyamahanga bishyura amadolari 75 mu gihe Abanyarwanda bo bishyura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 na 5 bitewe n'uburebure bwacyo havuyemo karisimbi bisumba ahishyurwa amafaranga 25,000 kuko bisaba kurara y'iminsi 2. Nubwo bimeze bityo ariko ngo umubare w'Abanyarwanda basura iyo parike ndetse n'ibindi byanya bikomye mu Rwanda uracyari hasi. Bigirimana François uzi ku izina rya Nine n'inararibonye mu kuyobora abakerarugendo basura ingagi kuva mu myaka 30 ishize kuko yatangiranye na nyakwigendera Diane Fossé wamenyekanye ku izina rya Nyiramacibiri. Uyu mugabo usobanukiwe neza ururimi rw'amarenga zikoresha n'amajwi yazo yemeza ko bimubabazi yayoboye abanyamahanga mu kaza akora ka buri munsi ahasanga nta munyarwanda urimo. Aravuga ko asanga bakwiye guhindura imyumvire. Nashikariza Abanyarwanda nabo ko bagomba kwitabira bakareba ibyiza bitasa u Rwanda kuko Abanyarwanda baje byanshimisha cyane, baje bakareba ibiza bidukikije kuko nanjye ntago binshimisha kuba bataza kureba ibiza bidukikije. Ari byabo ni byabo, bagombye kubyitabira rero bakaza kureba uko bimeze bakabona noneho uko bazashikariza abandi bantu bo hirya no hino kugira ngo baze kureba ibyiza bitasa u Rwanda. Mu gukemura icyo kibazo cyo gufasha Abanyarwanda kumenya ubwiza bw'urusobe rw'ibinyabuzima biri muri iyo parike y'ibirunga, RDB ifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi cyitwa Karisoke batangiye iyo gahunda. Bahereye mu bayobozi 40 b'imirenge yose ikora kuri parike y'ibirunga. Abaganiye n'ibitangazamakuru bya RBA bemeza ko nta numwe wari warigeze yinjiramo ngasura ingagi n'ibindi binyabuzima birimo. Ibitekerezo byo basuye umuryango wazo witwa Ugenda aho zibana ari 13 mu kirunga cya Bisoke bagaragaza ibyishimo no gushishikariza Abanyarwanda bose kumenya ubwiza bw'igihugu cyabo. Icyo nabwira Abanyarwanda ari twe duturiye Musanze tarahagera n'abandi mu gihugu muri rusange nuko dufite ubwiza igihugu cyacu cyihariye. Niyo tutarinjira muri parike ubonaga ibirunga byose ubyitegeye uko ari 5 bose nta nubwo bihenze, nabashikariza gusura ibyiza bitatse u Rwanda kuko biranejeje biraruhura mu mutwe. Ushobora kubyumva ukuntu umutima wanje hanezerewe. Ubu hano ndi hafi y'ingagi muri metero 6 kuzireba byo byonyine biranejeje. Iko ishyamba riteye, ibiti byaho, ibyatsi byaho, umwuka waho n'ibintu binejeje. Ndishimye cyane kuba Abanyarwanda tudakunda gusura ibyiza nyaburanga bitatse igihugu biragaragaza ko twasigaye inyuma. Kubona abanyamahanga bemera gutanga amafaranga bagakora ingendo ndende baje kuzisura. Nubwo nturi cyangwa mu karere ka Musanze nubwa mbere nje gusura ingagi, nazirebaga ku mafoto cyangwa kuri televiziyo, ariko kuba mpagaze imbere yazo numva nishimye cyane. Tuyisingize Deogratias ushinga ubushakashatsi mu kigo cyateguye ubwo bukangurambaga cya Karisoke aravuga ko impamvu Abanyarwanda badasura ibirunga n'ingagi zibituyemo ndetse n'undi rusobe rw'ibinyabuzima ngo kugeza ubu itaramenyekana kuko ibiciro biri hasi cyane kuri bo. Ngo igihe kirageze ngo Abanyarwanda bagira ishyaka ryo kumenya ibyiza bitatse u Rwanda. Icyo nabwira Abanyarwanda nuko izi ngagi z'ibirunga ziboneka hano honyine hano ku isi sigari 480. Ni byiza ko buri munyarwanda wese yagombye gusura izi ngagi zifasha mu iterambere ry'igihugu. Usuye ingagi aba afashije mu iterambere ry'abaturarwanda. Imibereho y'ingagi abashakashatsi bayikurikiranira hafi bavuga ko usanga ijya gusa nk'iy'abantu kuko nazo zibana mu miryango nta nimwe iba yonyine ku buryo abantu bagombye gushishikarira kujya kuzisura bakazimenyaho byinshi. Abakurikiranira hafi uburyo zibaho baravuga ko iyo zimaze kurya nazo ziruhuka zikitaho zigakora isuku. Tuyishime JADOFILS, televiziyo y'u Rwanda muri parike y'ibirunga.